Ndabasuje mwese Imana ibaho umugisha muri Women Foundation Ministries muri kumwe na Apostle Mignone ndabasuhuje kandi turi muri cya kiganiro cyacu cy'umugore mu ihema umugabo mu marembo. Imana ibaho umugisha kandi Imana ikomeze kubakomezaho muri natwe hano turi amahoro nabo turi kumwe. Rero by'umwihariko twongeye kugirirwa ubuntu budasanzwe kuri uyu munsi muri uyu mugoroba aho muri bamwe ni kumanywa abandi ni nimugoroba. Imana ikomeze kubaho umugisha. Nkuko mubizi umwaka ushize twagize ibiganiro byinshi mu mugore mu ihema umugabo mu marembo tuganira cyane kuri parenting cyangwa se ku mirerere y'abana. Abantu benshi batanze za feedback, abantu bagiye bakomezwa n'uburyo bwo kwita ku buzima bw'abana nk'imiryango, kuko kenshi wenda hari igihe dutinda uburyo umugore yakwitwara ku mugabo, ko umugabo yakwitwara ku mufasha we, ariko rimwe na rimwe rya hema ririmo byose, ririmo abana kandi bakura, nkuko twavuze ngo ihema ririmuka harimo abana bakura. Rero twatinze cyane ku bana bakiri bato ubushize, ariko muri kino cyumweru twibanze cyane ku bana bakuru. Hanyuma muzi ko twari twabivuzeho tuvuga duti ni igihe kiba kitoroshe, uko umwana akura niko yitekerereza, niko afatwa imyanzuro ye. Twebwe nk'ababyeyi Bibiliya iravuga ngo toza umwana wawe inzira akwiye gucamo azarinda asaza atarayivamo. Rero mu by'ukuri ririya jambo niryo kandi koko twagiye tubibona turabahamya, azarinda asaza atarayivamo. Ariko ntabwo bivuga ko azarinda asaza ataratsikira cyangwa se ngo azarinda asaza ataraponyoka. Hagati aho bajya baponyoka ihema. Hanyuma n'igihe n'ababyeyi nanone rimwe na rimwe kenshi bitugora kugira ngo tumenye nk'ababyeyi bari mu ihema twabyitwaramo gute, ni gute twabasha kubana neza n'abana bacu bagakomeza inzira nziza, ariko nanone tutabahutaje kandi tukabigendanamo neza. Ni ibintu bitoroheye ababyeyi benshi, ni ibintu bitoroshe. Twaganiriye ubushize uburyo wa mugore w'umupfakazi baje gusaba abana b'abahungu be babiri. Njya nibaza impamvu uriya mugore batamusabye ibindi bintu afite mu rugo, ariko bakavuga ngo abana be b'abahungu babiri turabatwara. Muzi ko umugabo yari yarasize amadeni, ariko ngo bashaka gutwara abana be ngo babagire ingwate. Rero mu by'ukuri nubwo hari abana batabatwaye, ariko muri iki gihe hari abana bagize ingwate na Satani ababaje abana muri confusion. Hari ibintu bigoye bacamo, akavuga ati sindajya kubibwira papa na mama, ndamuganiriza gute? Anzi mu rusengero kuva muri Sunday school, ese nabasha kubyitwaramo gute? Ni ibintu biteye ubwoba bamwe bagenda bibaza. Ndi muri korari, nahagaze muri korari kuva kera, anzi nk'umwere, anzi nk'umuntu umeze gutya, ninde nabasha kubibwira? Rimwe na rimwe rero bikaba ngombwa yuko ajya gushaka kubibwira uwatakabibwiye, kandi uwatakabibwiye ya affection agiye gushaka hanze ikavamo infection. Niki rero twakora? Niyo mpamvu twatumiye ababyeyi turi kumwe iburyo bwanjye, nagira ngo mwakire abasuhuze. N'umukozi w'Imana Pastor Jean Gakwaya abasuhuze n'umufasha we Mama Jackie. N'abantu bamaze igihe kinini mu murimo w'Imana, n'abantu bakoreye kuri marketplace, n'abantu bafite abana bafite n'abuzukuru. Hari byinshi baduha kandi cyane nk'umuryango ukijijwe wavutse ubwa kabiri. Nagira ngo tubakire kugira ngo basuhuze abantu turi kumwe. Turabaramukije. Nitwa Pastor Gakwaya Yohani. Imana ishimwe cyane. Amen. Ishimwe cyane. Nanjye ndabasuhuje. Nitwa Jacqueline Mukamisha Gakwaya. Turi kumwe ibumoso bwanjye hari umumama mukunda cyane dusengana yitwa Mama Jane. Reka bibwire abapresente n'umuntu bazanye, ari kumwe n'umukobwa we Claudine, nawe turasengana aba muri Girls Impact. Reka tubane nabo batwibwire none. Murakoze cyane Apostle. Nitwa Musanabera Jean, nkorera umurimo w'Imana muri Women Foundation Ministries na Noble Family Church. Apostle ni umushumba wanjye, nkaba nazanye n'imfura yanjye yitwa Umutoni wa Claudine. Ibirenzeho arivuga. Imana iduhane hamwe umugisha. Murabona ko uyu munsi bidasanzwe, ntabwo bisanzwe, kandi turi kumwe n'abantu nzi kandi bisanzura. Couple uburyo bwanjye n'abantu jyewe nzi ndi umukobwa, kandi uyu munsi maze imyaka nka 20 hafi 4 ndi mu rugo, kandi bambonaga nk'akana gatoya. Mwibaze n'ukuri, kandi maze 24. Murumva rero mbega ari abantu ndeba, buriya generation zose tugira abantu twigiraho, ari abantu ndeba nkavuga ngo mana ukuntu ndeba papa Jean na mama Jacqueline bakundana rwose, bakundana bya hatari. Nagira ngo batwibwireho gatoya
hanyuma batuganirize no ku rukundo rwo mu ihema n'uburyo umuntu wenda ashobora gusigasira rwa rukundo ruri mu ihema nk'umuntu wakijijwe nka couple yakijijwe. Reka tubakire. Turahera kuri Messi. Murakoze cyane. Murakoze cyane kuba mwadutumiye. Iyo umuntu akubaza ibintu ukunda wumva unezerewe. Nanjye ndumva ari umbaze urukundo rwanjye na Jacqueline. Usibye ko hari byinshi byavuye mu rukundo rwacu, harimo kubana no kubyara abana, ariko hari n'inyungu zanjye ku giti cyanjye, kuko nari nkeneye umuntu nkunda, nari nkeneye kubaho nzi ko nkundwa, ngira umuntu nisanzuraho. Bibiliya ivuga ko muhinduka umubiri umwe, mbese ni nko ukuboko kwawe kumwe n'ukundi, ukw'iburyo n'ukw'ibumoso. Rero ni ikintu gikomeye cyane, n'ibanga Imana yampishuriye, ku buryo urugo rwanjye nduha agaciro kurusha ibindi bintu byose ku isi umuntu ashobora gutekereza cyangwa gukunda. Mbese mu buzima bwanjye havuyeho Kristo wambambiwe akankura mu rupfu, hakurikiraho Jacqueline. Ndamukunda rero cyane, hanyuma kandi nkaba naragize umugisha nawe akaba ari umugore mwiza cyane. Ubwo ntangiye kumuvuga namuvugaho byinshi, bigatuma wenda ikiganiro kirangirira kuri Jacqueline gusa, ntahaye abandi umwanya. Nimwabikenera ndaza kubivuga. Ndamukunda cyane. Hariho abantu tujya tuganira ibintu by'ingo, ngira n'abantu b'inshuti zanjye, n'abantu njya nganiriza mfasha mu ngo bafite ibibazo hagati y'abagore babo n'abagabo babo. Njya mbabwira nti yaba byashobokaga gutiza umugore nabatiza Jacqueline, kuko angwa neza cyane, yabagwa neza mukanezerwa. Ntariko ikibazo impamvu ntabikora usibye ko bitanemewe, nuko nzi ko mubatije ntimwamukunda nkuko mukunda. Rero numva n'umudamu mwiza cyane. Ibintu ankorera sinabona uko mbivuga, ariko hari kimwe cyankozeho kurusha ibindi, nuko iyo namukoshoreje ajya mbabarira ntamusabye imbabazi rimwe na rimwe. Ubwo nanjye ngerageza gukosa bike ariko ibaza umuntu kubabarira utaramusaba n'imbabazi, yabonye ko wagize ipfunwe n'iki, akakubwira ati ndabizi nzi ko byakugoye ariko ndakubabariye. Urumva rero angwa neza n'umufasha mwiza. Burya amagambo aratuba, nakomeza nkamuvuga nubwo mwamushyize kure. Hari igihe mba nifuza kumwegera turi kumwe, kuko nabyo bingwa neza. Ariko njya ntekereza ko ni urukundo nasabye Imana. Namwe mwashatse bafite ingo, nibaza ko urukundo mukunda atari rwa rundi umuntu ashakisha. Nibaza ko ari ikintu Imana yampaye, kuko ndamukunda cyane. Niyo nicaye yenyine njya mfata imigambi nibaza ngo ni iki kindi kintu cyiza namukorera kugira ngo agubwe neza. Biba mu migambi yanjye ngira mu bugingo bwanjye. Rero Jacqueline ndamukunda. Rero kumbaza ngo mubi uko mukunda, nakomeza nyine nkavuga. Ubwonko bw'ikiganiro cyarangirira kuvuga Jacqueline. Reka namwe mbahe umwanya mubivuge. Cyokora murakoze kumbaza ukuntu nkunda Jacqueline. Ndamukunda cyane. Murakoze. Reka twumve Jacqueline nawe mu buryo bw'ubwo rukundo Imana yabagiriye ubuntu ikaba gukundana, n'uburyo nyine mugenda murusigasira. Murakoze. Ni ikibazo cyiza kandi dushimira Imana cyane ko yaduhaye urwo rukundo, cyane ko urukundo kenshi rusa nkaho abantu baruharara rukageraho rukazima, ariko kuba ufite Yesu Kristo araza akarukomeza. Icyo rero navuga nuko urukundo rwacu hagati yanjye n'umutware wanjye, hari Kristo niwe wa mbere hagati yacu, kuko niwe ubanza gukunda cyane, yaraje ararukomeza. Kuko tumukunda urukundo, ntabwo twamukunda nk'uko yadukunze, ariko turamukunda kandi turamwubaha. Hanyuma urukundo rwacu rushingiye kubahana, rushingiyemo imbuto z'umwuka wera. Wenda sindi buzivuge ko zibamo kwihangana, zibamo kubabarira, zibamo kutikunda, kuko kenshi ibyo nibyo bibuza umuntu gukunda mugenzi wawe. Turakundana kandi urukundo rumwe no kubahana cyane cyane.
Imana rero yatugiriye neza mu myaka tumaranye. Muri uku kwezi nibwo twagize imyaka 34 yo kubaka urugo, kandi by'ukuri bizwi n'abatugenderera, bizwi n'ababyeyi bacu n'imiryango n'abana, kuko umushyira wa mbere rwose, kuko niwe Imana yampaye kandi namuhisemo. Nubwo icyo gihe twari taramenya Imana, tugifite rwa rukundo rw'abantu bakundana, ariko Kristo aje muri twebwe yararukomeje. Yesu abaho umugisha. Amen. Ndumva ndi bubagarukeho vuba, kuko nk'ubwo rukundo ndi busubire inyuma se nkubaza ngo se uru rukundo rwanyu rwajemo rwa Kristo kuko mwaje gukizwa, sinzi wenda muraza kutubwiraho gatoya, ariko ni iki byabafashije noneho mu mirere y'abana? Numva mumaze imyaka 34 mubana, murumva ko mufitemo n'abana bakuze, mumaze no kugira abuzukuru, ariko ni iyihe impact cyangwa se n'uruhe ruhare urwo rukundo rwa Kristo cyangwa se urugo rwubaha Imana rwabafashije mu kurera abana, mu mirere y'abana? Yego, ndagaruka hano nyuma. Yego, iyo hari urukundo habaho kumvikana. Ndashaka kugira ngo abantu babyumve neza, kuvuga ko hari urukundo ntibivuga ko nta kibazo na kimwe kihaba, ahubwo rimwe na rimwe hari igihe urukundo ruza iyo mukemuye ikibazo. Ngira ngo abantu bazi ibintu by'ingo barabizi yuko nta rugo na rumwe rutagira ibibazo, ahubwo zigenda zisumbana bite biva uburyo bakemura ibibazo. Rero natwe tuvuga ko turi abamarayika, tugira amakosa, urumva mbabarira rimwe na rimwe nta namusabye imbabazi. Uko rero kumvikana, kubabarirana bituma n'imirerere y'abana iba myiza, kuko murumvikana, tuganira byose, turahuza. Icyo tudahuje turicara tukakivugana, tukacyumvikanaho. Ni n'ikintu gikomeye cyane ko muza kuvuga ku mirerere y'abana. Kimwe mu bintu bikomeye tugomba kwitaho kurusha ibindi ni ukureba yuko tuvuga rumwe imbere y'abana. Hari ikibazo mugomba gukemura, mugomba kugikemura mwacyumvikanyeho ku buryo umwe atavuga ibinyuranye n'iby'undi. Urwo rukundo rero rubashyira hamwe, rutuma mwumvikana mu gukemura ibibazo n'imirerere y'abana, nabyo tubyumvikanaho, bituma rero ibintu bigenda neza kurushaho. N'abana bacu bazi ko dukundana. Rimwe na rimwe n'abana muzarebe, cyane cyane abakiri bato, nk'iyo umubyeyi umwe amuhannye agerageza kumvisha undi yuko yamuhoye ubusa, ariko nk'abacu tujya tubafata, umwe yamuhannye akabwira undi ngo ngiye kubibwira nka papa, undi akamubwira wewe ngo kumubwira no guta umwanya nawe ni kimwe. Mbese bisobanuye yuko turahuza kubera urwo rukundo, tuvuga bimwe, mu rugo turahuza, n'abana tukabarera tubyumvikanyeho. N'ibyo dukora mu nzego zitandukanye, haba mu buryo bw'umutungo byose turabyumvikana, mu buryo bw'imiryango migari turabyumvikana, mu buryo bwo gusenga n'uburyo bwa gikristo byose turajyana, no mu bundi buryo bwose. Reka tunavuge no guhavinga fun, turajyana. Mbese byose kubera kumvikana bituma bigenda neza n'imirere y'abana. Nicyo gituma nk'urugo rufite ibibazo, hari abana bibagiraho ingaruka. Ndumva ari uko nagisubiza. Wow, Imana ibaho umugisha. Turaza kugaruka kuri mama nawe atubwire uko abitekereza. Reka twakire mama Jane. Mama Jane uraho? Muraho neza Apostle. Nagira ngo tuganire gatoya nk'umumama. Hari igihe utarakizwa, hari n'igihe noneho wisanze ukijijwe uruma muri mu ihema. Ese nk'umumama muri mu ihema, ni izihe nyungu byaguhaye kuba mu ihema cyangwa se kuba muri Kristo, noneho ukaba no mu ihema rye neza, bikagufasha mu mirerere y'abana? Murakoze cyane. Inyungu ni nyinshi cyane. Inyungu ni nyinshi. Urebye imiryango kuko iri mu mugambi w'Imana, Imana akaba ariyo iduha abana. Iyo uri mu Mana, iyo uri muri Kristo, iyo uri mu ihema, iyo uriho mu buzima bwo kwigishwa n'Imana, birakorohera kwigisha abana.
ikintu navuga cyiza nabonyemo nuko wenda nanagira n'inama n'ababyeyi badukurikirana, yaba ari ababa mu ihema mbega mu nzu y'Imana, mu bakijijwe cyangwa badakijijwe, ni byiza kuba mu nzu y'Imana, kwigishwa n'Imana biradufasha kwigisha abana. Ikintu rero byamfashije, nshimira n'Imana cyane, byamfashije kurera abana nkurikije uko Imana insaba kurera. Imana rero uko insaba kurera, nasanze ari uguha abana umurongo, gutoza abana kuza mu nzu y'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ngo dutoze abana bacu ku inzira z'Imana bakiri bato, nibamara gukura ntibazazivamo. Ibintu byo gukunda Imana, ingiriye ubuntu nkakunda Imana ubwabyo, bakabibona uburyo nkunda Imana, uburyo numva ko nifuza kwigishwa n'Imana, ubwabyo ntaranabigisha byagiye binyigishiriza abana. Ikintu rero wenda ndaza no gukomeza ngira icyo mbivugaho cyane, ariko aka kanya ndumva navuga ngo hari itandukaniro mu by'ukuri rikomeye cyane ryo kuba urerera mu nzu y'Imana cyangwa ryo kubura umubyeyi uri mu nzu y'Imana. Nturere wenda ukurikije ko ibyo wumva hirya no hino. Murabona turi mu isi irimo abarimu benshi, iyi si irimo abarimu benshi cyane, isi irimo ibintu byinshi byigisha kandi byigishwa, ariko se bishingiye ku ki? Twebwe rero twagiriwe ubuntu baba mu nzu y'Imana, twamenye ko ubuzima bwo kubaho bwiza, buzima bushingiye ku Mana, bushingiye ku ijambo ry'Imana, noneho tugafasha abana bacu ntibabe influenced n'isi cyane kuruta twebwe. Ibyo rero bigaragara ko iyo uri umubyeyi wenda n'urugero udafite umurongo uhabwa n'Imana kuko ari wo muzima, ntabwo uzi neza n'umurongo n'ubundi nawe ufite cyangwa waha abana bawe. Nkaba rero nshimira Imana rwose yuko kuba mu nzu y'Imana byamfashije cyane, n'ubu biracyamfasha. Ntabwo nakwirata nk'utabarutse, wa mugani wa Dawidi. Dawidi niwe wavuze ati ntimukirate nk'abatabarutse kandi mutangiye. Ariko kugeza ubu ndashimira Imana aho igejeje ikora, aho igejeje inyigisha kurera abana. Mu mwanya papa yahoze abwira umukobwa wanjye ati wumva ute usengana na mama wawe, ukorana umurimo w'Imana na mama wawe, ati wumva umeze ute ko tubona ari n'umujene. Ariko nibyo byose byo kuba turi abajene, ubona turi nk'abajene kandi tutari bo, n'ubwiza bwo kuba mu ihema. Ni amahoro tubonera mu ihema, n'ubwiza bw'Imana budufasha kugira ngo abana bacu nabo batureba ukabona baratwifuza, barifuza kubaho bafite amahoro, barifuza kubaho baguwe neza kubera babona tuguwe neza mu nzu y'Imana. Wenda ndaza gukomerezaho, ariko numvaga hari itandukaniro rwose rifatika rya uvuze ibintu byiza. Nibuka hari umwana wanjye kera ari mu ishuri, mu mashuri mato cyane, bagiye kubaza ibyo ababyeyi be bakora. Hanyuma noneho baramubaza ati se papa wawe akora iki? Abasha kuvuga ati papa wanjye n'umufilme ka nyine arabivuga. Hanyuma bigeze kuri mama we baramaze se mama wakora iki? Ashakisha umuntu usenga uko bamwita. Ashakisha umuntu usenga uko bamwita, arangije aravuga ngo c'est une priette. C'est une priette. Mbega kandi nari mfite ibindi nkora, nari mfite akandi kazi nkora, nari umuntu ukora. Ariko noneho aravuga ati mama wanjye c'est une priette. Rero kandi ukabuzi ko hano hanze abantu bazi ko abantu basenga ntibagira amafaranga, umuntu usenga gusa. Just my mom, she's like a prayer warrior. Nabindi urumva. Ndabishaka kugaruka kuri Claudine, gukura muri Sunday school ukajya muri Sunday school, mbega faith ya Sunday school, hari mama kuzindura, sibyo? Hari mama kuzindura akakujyana muri Sunday school, nkuko twese twazinduye abana bacu, ndabivuga nk'umumama, tukabatwara muri Sunday school bakahakunda. Umwe akakubwira ati ubutaha barasakuza cyane sinzasubirayo, undi tubimeze gutya, ariko still bakaza pe. Ariko hakagera igihe noneho haje ka rebellion gasa nkaho gahishe, kavuga ati ariko ibintu byo guhora inyuma y'ababyeyi buri munsi njya muri Sunday school, reka wenda nanjye ngira icyo niga. Niki wenda byaragufashije haba kuva muri Sunday school, ariko nanone no mu gihe utangiye kuvumbura wowe ukwizera kwawe, noneho
wemera ibyo mama yakwigishije ariko nanone ibyo Claudine ashaka kuvumbura ku giti cye. Murakoze. Nizere ko bari kunyumva neza. Uravuze uti kuzindurwa n'umubyeyi akagutwara gusenga muri Sunday school, akakujyana ku rusengero ugasenga kubera ko yagutwaye, sometimes wenda kuko uri n'umwana utari kubyumva, ariko stages zigenda zihinduka according kuko imyaka ihinduka. Rero hari wenda stages ntago zose ndazirangiza cyangwa ndazigera kure, ariko hari ukuntu ugera ahantu kumva you wish to talk to God, like kuvugana n'Imana wowe ku giti cyawe kubera stage ugezemo, ukumva ntiwumva neza kwa kuntu bakuzindura ngo ugende gusenga, ukavuga se ubundi mvayo mvuganye n'Imana cyangwa ntavuganye nayo, ubundi se ndajyayo nyine ukumva ntiwumva neza ukuntu biba byagenze. Rero iyo uko kunzindura no kuntwara buri munsi byageze ahantu bituma nshaka kumenya koko nimba Imana inyumva cyangwa yumva mama, bituma nshaka kumva se Imana iranyumva, bya byifuzo ngewe mfite cyangwa se ubuzima ndi kubamo buri munsi mu mashuri, wenda amashuri ageze ahantu ndashaka akazi, wenda akazi nakabonye ariko wenda si keza ndashaka kandi. Rero hakaba hari ahantu utangira kugerana fellowship yawe ku giti cyawe n'Imana yawe, ukabasha kugira ngo kwa kuzindura kwanjye ko kuntwara bigatuma nanjye ngira ukundi kubyuka muri njyewe, nkabyuka noneho ngiye kureba ya Mana kugira ngo numve ko nanjye inyumva kuruta uko ndi bubwire mama. Kumva wasi wamubwira uti uze kunsengera ndashaka igikundiro. Me I once did that, narabikoze ndamubwira mama ndashaka kunsengera ndashaka iki, kugira ngo kuko numva ko we ari bubivuge bikumvikana kwa kumukurikira ahagiye. Ariko uko kugutwara niyo wajyayo wumva utabyumva, niyo wajyayo wumva utari kubivuga ngo bigereyo, somehow presence yawe igira ikivuga imbere y'Imana, kandi iyo presence ituma hari ikintu gihinduka mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukisanga biri spiritual nago wavuga ngo biri tangible ngo na hantu ngiye ndabishyize ndabibonye, ariko iyo usubiza amaso inyuma ukareba etape kuri etape ko byagenze, ubasha kubona neza ko nawe uvuga Imana ikakumva kandi iba yarakubonye buri munsi kuri attendance list ubivuye. Claudine, wibuke ko hari abajene bari barakumva, bari muri generation yawe bari benshi bashaka kumva koko muri icyo gihe wakuriye mu rusengero wagize gute, sibyo? Nta bantu mwahuraga ku ishuri se cyangwa se hanze bakakubwira ati ariko wowe urabona utekereza neza vraiment, nta bantu bagucalenjinga hanze bakakubwira ati ariko biriya bintu urimo, kuko ndabizi ko ari nk'abana benshi bagiye mu biyobyabwenge, kuko umuntu amubwiye ati rwose urabizi watestinze kwera uzigira umuntu kabisa uri aho ngaho udafite icyo bimariye, bakakwereka ko you are nothing, just try, be a man, be a woman, be a lady, just umuntu ufite muzima, ube mature, ube ntuzakomeza uri nyuma mama wawe kuriya, urajya hehe? Iyi ni generation sha, bimeze gute? Izo mbaraga zigushoboza Claudine guhora buri munsi njya nkubona mu iterano rya mbere nahe, niki wabwira wa mwana donc uri hariya yumva ikiri urubanza, niki wamubwira kugira ngo akomeze atitirize? Apostle, thank you. Icyo navuga kuri ibyo ngibyo, urumva buri muntu isi tubamo cyangwa se environnement tubamo, amashuri twigamo, yewe n'abatwigisha bagenda bagira ukuntu bigisha bafite, mama yabivuzeho mu kanya ati bafite ibindi bintu bashingiyeho birimo biological cyangwa se ibintu biri nyine bita ko ari ibintu abantu bize biri scientifique kuruta uko umuntu abasha kukumva. Rero ibyo bintu wabishyira mu bwenge bwawe kandi koko nk'umuntu wiga ukumva it makes sense, kumva it makes sense, ukavuga uti gute ubundi ibi bintu ndabikora. Cyangwa se umuntu akubwira ati mama we yahamagaye kuba umupasiteri, are you really sure ko nawe uzaba umupasiteri? Maybe you're called to be a lawyer, wenda wahamagariwe wowe kuba umuhanzi, wahamagariwe kuba ikindi kintu runaka kuri ino si. Rero ukumva arakubwira ati n'ubuzi yarakubyaye yagushyira ku isi, hanyuma ugeze ahantu nawe ugomba kuba umuntu wawe ku giti cyawe. Rero aho ngaho ikintu bitera ikintu cya confusion mu mutwe, cyangwa se navuga ngo emotional stability mu buryo bujyanye no kwizera Imana mu buryo buhagije, cyangwa se no gukomera cyane
ahantu uhagaze ukajya wumva ntuzi neza nimba emosiyo zanjye koko ese emotions zanjye nyazo nizo gukunda Imana nizo gusenga cyangwa I'm just following someone else's emotion. Rero icyo nabivugaho cyangwa se icyo nagiraho inama urubyiruko runkurikiye nuko Imana irakora. Sinzi ukuntu nabisobanura ngo nkubwire ngo Imana genda uyishakira ahangaha urayibona, ariko iyo ugerageje gatoya gusa nkaho ubaye ushyize hasi intekerezo zawe zo gutekereza, hari ukuntu najyaga numva wenda nabigenda nko mu bitabo nkabisoma nkareba isi yo Mana undi yahereye kuri nde haje nde nyuma yaho hakurikiyeho nde kukibigeza ahangaha kugira ngo mu bwenge bwanjye mbashe kubyumva. So in the end utangira gukurura umwuka wo kuba umurebel cyangwa se wo kumva yuko ibyo bintu bitari real, ariko Imana irakora kandi iyo ugerageje kuyegera gatoya biravuga ngo tera intambwe imwe iragushoboza gutera izindi, cyangwa se aho Yesu akwikirenge naho hatera ikindi ukamusara akomeza umukurikira aho akwikirenge. Rero gatoya kawe ugerageje, gatoya kanjye ngerageza gatuma n'ibindi byose mbasha kubigeraho. Nimba mbyutse ku cyumweru nkaza gusenga, wenda numvaga umunsi wo kuryama, wenda ku kazi ndakora nkageza no kwa gatandatu yewe nkavuga ati mashaka wabaye umunsi wanjye wo kuruhuka, ariko iyo sacrifice yo kubyuka mu gitondo saa moya nkaza ahangaha kuri church nkasenga aba ari step noya nkoze mu byo ngewe numva ko nagakoze byo wenda cyangwa se mu bisabwa, ariko icyo ngiki Imana igiheraho ikagushoboza kugera no ku bindi byinshi cyane, ikagushoboza no kuba yewe wanabasha no gusobanukirwa ese nge nahamagariwe iki, kandi icyo wowe wahamagariwe nacyo gifite ahantu gihuriye n'umugambi w'Imana. Because your calling ishobora kuba muri Christian lifestyle, any calling. If you are a singer, you can be a singer in a Christian lifestyle. Uri umuloya komsa, uri uwo waba uri we wese ushobora kugendera muri iyo Christian lifestyle ukabasha gukora icyo wahamagariwe, kandi nanone umugambi w'Imana uwugezeho ufashije benshi, Imana ikakwishimira, ariko byose bisaba gutera intambwe noya yawe ushoboye. Kambaze Pastor Jean Gakwaya, hari igihe dufasha abana kuba ibyo twebwe twananiwe kuba byo. Sinzi niba wenda mvuze umwuka uri umumama wicaye ahantu ukavuga uti sha nagomba kwiga amategeko none ntabwo yangezeho, reka nshake umwana wanjye mbishiramo. Hanyuma yagera kuri university umwaka wa mbere wa kabiri akavuga ati ndumva ndashaka kubibi, ndashaka gukora ibi, ukumva Mana yanjye umwana wanjye agiye kwiga music, koko iyi music agiye kwiga imyaka 4 izamarira iki? Ugasanga noneho ntituri kubafasha kuba Imana ishaka ko bo babacyo, ahubwo turi kubafasha kuba icyo twebwe twananiwe kuba cyo mu myaka 20 twahombye ishize. Ni giki mwaba mwarakoresheje mbese kugira ngo mufashe abana banyu kuba Imana ishaka ko bo babacyo? Urakoze cyane Apotre, ubajije ikibazo cyiza, nibaza ko kiri mu bibazo kenshi bituma n'abana batumvikana n'ababyeyi. Iyo umubyeyi yihaye gutekerereza umwana agira aho ngaho akumva rwose azinutswe icyo gitsure n'uwo muhati. Nicyo gituma ikintu ababyeyi dukwiye gukora, mbona twagerageje aho dushobora, ni ukugerageza kumva umwana ukamenya ibyo akunda, nawe akamenya uwo uri we, akamenya ibyo ukunda, ariko ukanemera yuko mutari kimwe. Abantu benshi bajya bibeshya, yewe ntabwo abana banjye bantoye ngo mbabyare, ntabwo bampisemo, wenda iyo baza guhitamo bari guhitamo undi, ariko nanjye sibona ahisemo. So niho hari n'ibanga ryo kugira ngo Imana yigaragaza mu bintu bitandukanye. Imana niyo iguha umwana, Imana niyo iguha umubyeyi. Ni ukuvuga ngo ashobora kuba ari umwana wawe mufite same DNA, ariko we atameze nkawe neza, atifuza, adakunda ibintu tuvuge ngo wahuze uvuga ibintu by'amasomo, adakunda kwiga wowe ibyo wakwifuje ko yiga.
ndibuka nk'urugero rumwe wenda kugira ngo tuvuge ku bintu bifatika. Hari umuhungu wanjye wigaga muri Amerika mu ishuri rihenze cyane, batangaga amafaranga menshi. Iyo nyatekereje nyine abafite abana barabizi. Hanyuma kubera yari afite amanota meza, baza no kumwegera bamubwira ko niba ashaka kujya mu gisirikare ashobora kuba yakijyamo, kandi ukigiyemo ushobora gukomeza ukiga, uba ufite na possibilité yo kuba wabona citizenship n'amasomo kayiga, noneho bikangabaniriza n'umutwaro w'amafaranga nishyuraga. Ariko naramubwiye ngo nawe arambwira ati ndumva rwose najyayo byatuma nziga neza nkoroherwa, n'amafaranga mwishyuraga bibagoye atari byo. Hari n'igihe iyo uriyo baguha n'udufaranga, ati ndumva byatworohereza, byadufasha no mu muryango nanjye mu myigire. Ariko naramubwiye ngo rero wowe wireba amafaranga, wireba ukuntu ababyeyi bazaruhuka n'umutwaro bari bafite wo kwishyurira, ahubwo wowe reba ese ukunda igisirikare, uragishaka? Ese ukunda igisirikare cyo muri Amerika? Kuko ushobora kuba unagikunda ariko ukunda kuba umusirikare w'u Rwanda. Arambwira ati ndabikunda ariko numva. Ndamubwira nti rwose utuze, wowe uhitemo icyo ushaka, umutima wawe wumva ushoboye kandi ushaka, kuko iyo ukoze ikintu gishaka kikuvuye ku mutima ugikora neza. Ariko iyo ugiye kureba ibyo kanaka akunda cyangwa ibirimo amafaranga menshi, ndumva atari ibanga, bamwe muri twebwe niko twize. Wajyaga kujya muri faculté ukabanza kureba iyo uzakuramo amafaranga menshi urangije. Ndibuka nanjye ntabwo ndi umuganga, ariko nari nasabye medicine kuko numvaga ko nzavayo mfite diplome muri medicine, ndi umudokiteri, ibyubahiro mbifite kandi n'amafaranga ari menshi. So biba ari byo bintwarayo, ariko ntatekereje kuri ako kazi ko kuba docteur. Hanyuma kubera ko twari mu mahanga kandi ubuganga babuhaga nyine abo abene gihugu, ntabwo babumpaye. Ariko urumva motive yari njyanye ntabwo kwari uko mbyibonamo mbikunda, yari amafaranga. Rero tugarutse ku kibazo mwari mumbajije, ni byiza kugira ngo twegere abana bacu tubamenye, tumenye ibyo bakunda n'ibyo bashoboye, so ukanabafasha ukabagira inama. Ubundi rwose nk'iyo nza kurebera ku mafaranga barambwira ntahubwo uri umuhungu uzi ubwenge cyane, yayiruka vuba, kuko ayo nayo nishyuraga yari menshi kandi byari kumfasha. Nicyo nashaka kuvuga, ni ukuvuga ngo mu mirere y'abana, umwana mukwiye kujyana n'urugendo, ukamenya ibyo akunda, ukamenya ibyo ashoboye n'ibimunanira, kandi ukajya unamubaza nawe kugira ngo umenye ibiri mu mutima we, noneho abe uw'Imana ishaka ko abawe. Ndumva nagarukira. Nagira ngo nakire na mama Jackie kugira ngo wenda nawe atubwire opinion ye kuri icyo kibazo. Imana ishimwe cyane, murakoze kandi kimbaza ku bijyanye n'uburere bw'abana no kumenya ibyo abana bacu bifuza n'ibyo bashaka kugeraho. Ubwa mbere ukwiye tubimenya bijyanye n'uko wegerana n'umwana, kubera ko ushobora kuba ufite abana ariko mutajya mwegerana ngo umenye ngo umwana akunda iki, ashoboye iki. Nkanjye wenda mu bana hari ibyo abana bagiye bahitamo kwiga, yanabimbwira nkahera ko nkamenya yuko n'ubundi narabirebaga kuva akiri umwana muto, nabonaga yuko n'ubundi biri mu muhamagaro we. Urugero nk'umukobwa wacu n'umwana wa gatatu yarambwiye ngo ugiye kwiga ibintu bijyanye n'uburezi bw'abana, ariko abimbwiye kuko nzi n'ukuntu yakundaga ababebe ari umutoya, navuze nti rwose uhisemo ibintu nkuzi wo nk'impano yawe. Rero ni ukumenya umwana impano ye ni iyihe, ntabwo ari ukumurebera ngo ku byo ushaka, kuko ibyo ushaka bishobora kumunanira akanabikora atabikunze. Rero ababyeyi ni uruhare rwacu kugira ngo tumenye abana bacu kuva ari batoya, noneho bageze no mu myaka y'ubusore
kuko aho ngaho niho duhurira n'ikibazo. Umubyeyi, hari umuntu yavuze ngo umubyeyi ntajya aruhuka kugeza arangije yitabye Imana, naho ubundi ukomeza kuba umubyeyi, n'uwo mugabo ukomeza kumutekererezaho kugira ngo mushobore kuganira no kumufasha. Rero turi ababyeyi, Imana yaraduhaye kuba ababyeyi. Abana ni ukubegera, ukamenya ibyo bashaka, ukamenya aho banyura, ukabakebura, naho bikomeye ukamenya ko byitwaramo. Ariko byagera mu byo ahitamo gukora, hari n'ibindi wenda byaza mu bibazo bindi, ukareba ibyo umushyigikiramo mu byo nawe afitiyemo ubushake cyangwa umuhamagaro. Hari ikintu numvaga nshaka kubaza Mama Jane ndetse na Pastor nanone mu kanya ku kintu kijyanye na nka boundaries. Sinzi niba wenda nkoresheje kugira mbega ni nka garde fou kugira aho tugarukira. Hariho ukuntu wenda igitsure ni ngombwa ku mubyeyi, ariko ni gute ushobora guhuza igitsure no koroha, sinzi, ariko nanone ukaba wabwira umwana uti byanjye bigarukira ahangaha nuko bigomba kumera abana bamaze gukura. Murakoze cyane. Ikintu numva navuga kuri ibyo, kugirana fellowship n'umwana ntabwo bikuraho autorité ku mwana, y'umubyeyi ku mwana. Ndashimira Imana ko anahari. Abana kubagira inshuti, icya mbere nk'uko nigeze kubivugaho, ubona bidusaba kuba abarimu kuruta uko tuyobora. Kuba abarimu b'abana bacu ni ukumubwira. Umwana wawe ubuzi, abana tugira abana batandukanye, ariko buri mwana ukabona afite ururimi yumva rutandukanye n'urwundi. Hakaba umwana ushobora wenda kubwira ikintu ukabona ntarimo kubyumva neza, ugasanga birasaba ko mwicara ukamusobanurira neza kugeza abyumvise. Hakaba uwo bikorohera ko abyumva. Ukuntu rero numva wahuza igitsuri cyangwa se ukaganiriza umwana cyangwa ukarera umwana ariko afite ugarukira. Turimo turareba abana b'isi ya none, ni abana tudakwiye kurera rimwe na rimwe nk'uko twarezwe. Bamwe twarezwe ababyeyi batubwira nabi, tukumva tutumvise neza n'impamvu y'icyo akubwiriye nabi, akakubwira nabi ukumvira utarindiriye ibindi bisobanuro. Ngira ngo icyo gihe cy'iminsi niko byasaga nk'ibimeze, ariko ndagira ngo mbwire ababyeyi bankurikiye ko ibi bintu byo kugira abana inshuti nta nubwo tugomba kubyumva nk'isomo rirerire ngo mugire inshuti, ngo mugire inshuti. N'ibintu turashimira Imana abari bubyumve cyane, ni hahandi n'abantu baba mu ihema, n'abantu baba mu Mana, bo bari bubyumve cyane. Iyo ufitanye umubano mwiza n'Imana, ufitanye ubusabane bwiza n'Imana, ubasha kuba umubyeyi, birakorohera kugirana ubusabane n'umwana wawe utanabigize diru ndende ngo mugire inshuti. Mu inshuti uko kuntu woroshye mu mutima biragufasha korohera umwana wawe. Ariko nanone wabona hari ibitagenda, hari ibidakwiriye, umwana amenya gutandukanya ngo mama si ukuvuga nabi cyangwa si ukugira igitsuri, si ko ateye. Amenya ibyiza n'ibibi muri kwa kumubera umwarimu, abasha kumenya ibyiza n'ibibi. Nabaha wenda nk'urugero nko ku Mutoni wa se yahoze avuga mu kanya. Hari nk'igihe najyaga mubwira nti byuka tujye gusenga, dore covid yatumye tuzinduka 9:30 bidusaba kuba turi mu nzu y'Imana, kandi ubundi twasengaga hakeye. Ananiwe, mbibona ko ananiwe, yiga akora, mbibona rwose ko ananiwe. Noneho nkamubwira sheri, dufate gahunda rero nijoro twumvikane, urashaka ko nkubyutsa sangapi? Akambwira ati ngiye numvaga nakubyutsa 11:30. Ati mama umfashe ubyuke 11:30, uncomekera amazi ngiye umbyutse 12:00 n'urugero. Hakaba igihe nyacometse 12:00 n'ubundi ntabyuke, nkabona arananiwe ntabyutse. Simushyireho igitsuri ngo mubwire ntibyuka tujye gusenga, gira iki kusa nkaho tubazana ku ngufu. Nukuri ntabwo ari ibintu byiza.
hakaba igihe musiga nkagenda nkaterana, ariko kubera ko namwereshere ndabona wananiwe kubyuka, reka ngende nkagenda kubona ashaka gukererwa, najya kubona nkabona nje arambwiye mama pardon byananiye, ariko basi se wantelefonera, hari umuntu ushinzwe, bamwe mu bashinzwe kwandika abaterana, wantelefonera se runaka nkaterana basi ya saa 5, n'urugero nkuhaye. Ariko iyo ushatse kumwereka uti oya dusenge byuka tugende, ntabwo abana buba akwemerera, ntabwo rwose ubona bimufasha, ntabwo ari isomo rimufata. Ariko iyo bigenze bityo mu buryo bwo kumwumva, ukagerageza kumwumva utana pretending, ukamwumva rwose, ukumva ko hari impamvu wenda itumye bigenda bitya, ntumucira urubanza, abana barumva. Aho rero bibaye ngombwa kubona agiye kurenga umurongo, ukagira autorité, ahita abona ko atari ingeso, atari ahita abona ko icyo kintu gitumye ugaragara ko ubaye tafu, hari impamvu. Mbega ngiye ku rugero natanga ku bwanjye, uburyo mbana n'abana banjye sinabigizemo uruhare cyane ngo tube inshuti, ariko ubwo buryo bwo kwiyigisha muri njyewe kubumva, kwiyigisha muri njye nkitoza kubumva, tukabana nka wa mugani nk'abajama, nibo bajya bambwira ngo ndi umujama wabo, tukabana nk'abajama. Ariko aho bibaye ngombwa nge nkabona ashaka kurenga umurongo, nkagira autorité, icyo narakibonye neza. Iyo ngize autorité bahita babona mama hari impamvu, kuko ataba ari lifestyle yanjye yo kubaho ubuzima bukanga abana. Ubwo rero navuga ko kubigisha ikibi n'ikiza, muganira ubasobanurira buri umwe uko ururimi yumva kumva, biragufasha ko iyo ugize autorité, iyo agiye kurenga umurongo, biramufasha kumenya ko hari impamvu icyo kintu koko ko ari kibi, ukabona azi gutandukanya, akabasha gutandukanya ikibi n'ikiza. Urakoze cyane mama Jane, ndizeye ko abantu turi kumwe mwese dukomeje kubana, mukomeje kugubwa neza. Iki kiganiro ni cyiza, ndibuka hari igihe kimwe nigeze mbega ni nka visitation y'uko burya Imana ntigiba sogokuru, ntabwo ari sogokuru w'abana bacu. Ni nk'uko ari Imana yanjye, nk'uko ari Imana yawe, niko yaba Imana ya Claudine, ahubwo noneho muri cya gisure hakabaho n'ubwumvikane. Hari igihe abana tusa nkaho wagira ngo Imana ni sekuru, mbega kugira ngo bijye bica muri twebwe, kugira ngo noneho bibone kubageraho. Ariko iyo tubatoje yuko iyo Mana nabo yaba Imana yabo kabisa, bakagendana nayo, biba ari byiza cyane. Reka twakire Pasteur Jean kugira ngo nawe atubwire ku gisure nk'umupapa, kuko twumvise umumama, ariko nk'umupapa ndibaza ko icyo kintu ni ngombwa cyane. Urakoze cyane. Igitsure ni ngombwa, ahubwo ni ukumenya dosage y'igitsure na fellowship no guhavinga fun. Kuko umuntu yabyita mu magambo abiri, ni love and logic, ni nabyo bikora neza. Abana bakwiye mu rugo nk'iwacu, turi transparent, turi open, nta mabanga tugira mu rugo, ibyo tugura baba babizi, nabo babigiramo uruhare. Wenda nsubiye inyuma gato, kera nigeze nari ntuye Kanombe, nkora Kacyiru, bukeye ndavuga ngo reka dushake imodoka, dushake inzu hafi, none imodoka nyigurisha ntababwiye, ariko bamwe bari bakiri na bato, ariko barababaye ndabibona. So kuva icyo gihe nize yuko big decisions, ibyemezo dufata mu rugo, abana babigiramo uruhare. So ku buryo ndanabibatoza, bazi ko intebe zo mu nzu ni izabo, ni kimwe n'izanjye, imodoka ni iyanjye nk'uko ari iyabo, inzu ni iyabo nk'uko ari iyanjye, bazi ko tubisangiye. Mbese ntabwo hariho papa na mama ngo habe n'abana hariya, it's a family, tugira fellowship. Noneho urwo rukundo bazi ko mbakunda, barabizi rwose, ndumva atari ibanga, ndanabibabwira, baranabibona. Tugirana n'ibihe byo gukina. Wenda mbabwiye akantu, ndibuka rimwe twigeze kuza, twavaga hanze duca Entebbe,
noneho tubura indege twamaze amasaha menshi, noneho ngerageza ukuntu mbokipa turaganira ariko mbona barushye, nabwo ubu rero tugiye kugira competition yo guceza, hama muceze imicezo yabo, nanjye ndaza kubacereza umucezo mutazi. So baraceza umwe wese aceza ya micezo yabo y'iki gihe, nanjye mbere kuko twacizaga twist. So turaseka, hanyuma guess what, ninde wabaye wa mbere? Ni papa niwe wabaye wa mbere. I mean, igituma babwiye ako nuvuga ngo we can have fun. Ariko iyo tugeze ku bintu bikomeye, iyo tugeze ibintu byo kwiga, imirimo yo gukora, ku bintu byo kubaha, kuko mu rugo iwanjye hari amategeko 3 bari bayazi, ntawe ugomba kuyarenga, ayo ngayo ni ntarengwa. Amategeko 3. Itegeko rya mbere, nta mwana ugomba kubeshya. Bose barabaye bizi, niyo wabahamagara ubu ngubu umukuru afite imyaka 33 ukamubwira ngo papa, itegeko rya mbere riruta yani na kubeshya, ntabwo byari byemewe, bari babizi. Icya kabiri, discipline, gahunda. Ni ukuvuga ngo nta mwana ujya hashaka atabimenyesheje, kandi iyo discipline nanjye nikomeze. Ntabwo napfaga kugenda abana babaza hondi n'ubu bazi ko ndi hano, abo turi kumwe. So discipline mu rugo tukayubahiriza twese, icyo ni ikintu cyangombwa. Ikindi cya gatatu, mutual respect, kubahana, cyane cyane ko bakiri bato bararwanaga, mbese by'abana bapfutuntu. Umva mfite n'abana 7, rero kubahana ryari itegeko rikomeye cyane. Rero ibyo bintu bari babizi, and they knew the boundaries. Nta ubirenga, kuko ubikozeho already ababizi ko yabyishe. Noneho rero igitsure, iyo muri yo environment yo kumvikana, yo kujya inama, yo kumenya ibintu bya papa aho biri, ibitabo bye, igihe agira ku kazi, nabo ibyabo, ukoze ikosa already, iyo murebye igitsure amenya yuko yakoze ikosa, agusaba imbabazi. Cyane cyane nk'ufite umukobwa wanjye nkunda, yaherutse no kurongorwa, n'umwana ntari bwahane na rimwe kubera ko yabaga yakoze ikosa, akaza akansaba imbabazi ntacyo ndamubwira. So rero igitsure ntabwo abantu bakwiye kugifata muri negative sense. Abana bakwiye kumenya yuko you love them, ariko hariho logic mugomba gukurikiza, hariho ibintu kuntu bigomba gukorwa, hariho discipline igomba kuba mu rugo. Reka ngere no kure na kure, ndaza kubaha umwanya namwe, ini bijyanye no ku bintu by'Imana. Ntabwo I don't impose them, ntabwo mbimposing, ariko gake kimwe n'amashuri ibyo bashaka kwiga. Hariho urugero rwiza nibagiye kubaha, wenda bazabyumva ntibazagira ngo narahase. Umwana wanjye w'imfura yarangije high school afite amanota yo hejuru, abona n'ama prizes menshi, adecidinga kujya kwiga seminary kuba pastor. Uyu munsi ni umupastor. Arangije abona kujya kwiga economy. No. Kuryo abantu baravuga ariko se umwana ugiye kwiga seminary arengeje high school afite amanota meza, yabanje kwiga kaminuza, ibyo bya gipastor akazabyiga nyuma? No, it was his choice. Ariko nk'abandi hari mu buryo bw'umwuka, ntabwo abana banjye bose bameze kimwe. Hari abari, nanjye na Jacqueline ntitumeze kimwe, nta n'abantu bameze kimwe. So nabyo ndababwiriza, ariko ntabwo mbashyiraho, ntabwo hari ibyo ntakora, hari boundary ntarenga. Igihe cyo kujya gusenga iyo baba bakizi, no mu ijoro hakaba nk'umubwira ati rwose ndumva ndushye nimusenge without me. Ntabwo mpushinga, ariko abigize 2, 3, 4, then icyo gihe ndamubwira, ese uracyari mu byiringirwa cyangwa wavuyemo? You know, cyane nk'ibintu by'Imana byo every year abana banjye bose barongera bakarenewinga their vows, yuko bari committed. Wenda turaza kubigeraho, ariko nashaka kuvuga ku gitsure,
igitsuru kigira igihe cyacyo, kandi kubera ko boundaries baba bazizi byo bagomba kutarenga no kure batemerewe, biroroha. Ntabwo umubyeyi rero utagira igitsure. Nzi ko hari ababyeyi basigaye batanga na ruswa, umwana yirakaza akamuha ruswa, agiye sinjya ntanga ruswa ngo abana ruswa. Thank you. None urumva nka couple ikijijwe, twagira ngo rwose tubaha akanya kugira ngo muganirize abantu bari hano. Hariho abari kubumva bakavuga ati ko se byabura kumera gute neza kwa Pastor Gakwaya ko n'ubundi umugabo ari mu marembo, umugore nawe ari mu ihema, ariko mufite jani, mufite urugendo. Papa ni iki wakomeza umupapa cyangwa se umumama ufite umutware wenda utarahagara mu marembo, kavuga ati ibyo ngibyo ngerageza kubishira ku murongo mu rugo, ariko noneho uwo twashakanye n'ubwo nkunda, ariko akaza ugasanga ntabwo twumva ibintu kimwe. Abantu mbega urugo rutarakizwa bombi, wenda harimo umukijijwe ariko undi ntarakizwa. Hari n'ahandi hari umupapa ukijijwe, umumama nawe atarakizwa. Mudusharingire gato kuri experience y'ukuntu mwakijijwe. Ubwo abantu babyumva kwinshi, kubera ko yewe nakijijwe ngoranye cyane. Bambwirije igihe kinini, nari umuwate, sinemeraga ko n'Imana ibaho, nari rukushu mbese mu bintu byo kwizera. Hari ikintu nemera, ntabwo umuntu akizwa kubera ko wamusobanuriye cyane, wakoresheje ubwenge buhanitse kumwumvisha ko Imana iriho, kwimukunda, ko Yesu Kristo yadupfiriye kugira ngo aducungure ntiturimbuke. Hama ngo bimusobanuriye neza, ukoresha ubwenge, uzane Bibiliya umusomere, hanyuma noneho abyumve n'ubwenge, hanyuma akizwe. Je ntabwo ibyo ngibyo nemera ko aricyo gituma akizwa, kuko jewe barabikoresheje igihe kinini ariko ntibyakunda. Nicyo gituma ufite umutware cyangwa umufasha wawe udakijijwe, ibyo nabyo urabikoresha. Ushobora kubikoresha, hariho ibintu bigaragara, ibitangaza. Iwacu mu rugo tubona ibitangaza. Abana bangiye mbonye hari ufite intege nke, ndamubwira ariko ntiwibuke ibitangaza Imana yadukoreye. Imana yadukoreye ibitangaza, nabo bagiye they experienced it. Ndibuka rimwe indege igize kudusiga turi abantu 9, twari i Paris tugomba kujya Londres. Noneho nari naguze itike y'amafaranga make. Iyo rero indege igusize ugura indi, kandi ubwo twari tuvuye muri konje, nta n'ifaranga nsigaranye, nisigaranye amadolari 700 gusa. Turi abantu 9, indege iradusiga. Hari Easter period. Mbajije nti se ntabwo mwadufatira iyi ndege, kuba hari indege nyinshi zigenda. Baravuga ngo indege izasubira kuboneka izaboneka nyuma y'icyumweru, kubera muri Easter period abantu baba traveling. Noneho abakuru bo narabibabwiye, abato ntabwo babyumvise. Noneho turavuga ntumutwe abantu 9. Noneho njya kubaza umuntu nti se nta kuri waiting list ntimushaka kudushyira kuri waiting list. Arandeba ngo waiting list abantu 9, indege ziri full, kuko hari indege nyinshi zivi Paris ziya Londres ku munsi, ariko zose zari zuzuye no hejuru. So mbibwira abana nta mafaranga dufite, i Paris nta bantu benshi twari tuziranye, Londres ho bari bahari. So kandi ubwo nari ntashye ngomba gusubira ku kazi. Ikibazo gikomeye cyane, nibaza ahantu tujya abantu 9 twari twagiye muri tourisme, tumaze igihe amafaranga yose nyine twayakoresheje. So Imana yadukoreye igitangaza. Reka mbivuge mu magambo make kuko ubundi byatinda. Ukuntu twavuye aho hantu turi abantu 9, ntabwo nabeshya ngo narasenze nagize nte, ariko nabaye nk'umuntu werekwa, numva ndeba abo bantu bose bagenda bakora indege ziraho, ndavuga ariko izi ndege zose ni za papa. N'aba bantu bose bishoboka bite kugira ngo tubure indege? Mana, ibi ngibi wowe ushobora wahinduye amazi divayi, wazuye abapfuye, n'ibigiri wabikora. I don't know how, ariko wabikora. Noneho numva genda ubwira uriya mukobwa. Ubwo nari nagerageje kureba ahantu twakuriye indi tike, wapi, ndeba iriya train ica munsi ya Manche, nsanga amafaranga ni na menshi, niyo nagerayo indi ndege nasanga yancitse. So ndagenda
mbwira uwo mukobwa yari British Airways, ndamubwira nti ndashaka kugusaba favor, ntabwo ari uburenganzira bwanjye, ariko ndashaka kugusaba a big favor. Ndashaka kugira ngo ushyire kuri waiting list. Ibi ngibi urabyemerewe, biri mu kazi ukora, ndabikwisabiye gusa. Arandeba abone nyine ndi umusazi. Okay, nyine nko kubwira umuntu okay, we put you on the waiting list. Aratangira abikora nk'imashini, nyine umuntu bateye nk'imashini ariho yimoka aseka nyine ko ndiho mbaza ibintu bidashoboka. Indege ziruzuye zose, none urabongo bagushyire kuri waiting list muri abantu 9. Arangije cyane nyine abikora kwa kundi professionally. Izi ngizi ni boarding cards bashyiraho sticker ya yellow. Nihagira ngo ugende uje kuzitanga. Hanyuma ntimufite se handbags, turazifite. Nimwakire mumushyiraho na sticker nazo, tubishyiraho n'ibyo bags. Ngo nubona nihagera mu minota 15 ugende uri wa manager uri hariya umubazi. Sawa, ndagenda ndazifata ndavuga ngo man, izi boarding passes uzihindure real. Ndio ndababwira igitangaza abana babonye. Noneho ubwo nabigira bira, ariko reka mbigire bigufi. Hageze kujya kureba uwo mugabo akimara ngo genda. Ariko hashize iminota 5 ngo come. Twese turagenda uko turi 9, tubona imyanya n'abana nta wicaranye n'undi. Abantu bose basibye, tubona imyanya ingana nuko tungana turi abantu 9. Abana twari kumwe barabibonye n'uyu musi. They know, ntabwo mwebwe nshobora kubabwira muti wenda nine harabajya bavuga barokore barabeshya niki, ariko abana banjye they were there, barabibonye. Ubwo nababwiye igitangaza kimwe, hari byinshi rero Imana yagiye dukorera bakabibona. So rero niyo wabona nibitangaza, igituma mbivuze, hari igihe nabibona ntiwizere Imana. Rero umufasha wawe cyangwa umutware ikintu ukora ni ibintu bibiri byangombwa bikomeye cyane. Nukumwerera imbuto, akagusomamo yuko ibyo umubwira ubyizera koko kandi bigaragarira mu byo ukora. Aho niho dutsindirwa. Ni kimwe n'abana bacu. Abana banjye uzareka gukizwa kanabivamo, ntabwo azavuga ko papa wadakijijwe. Azavuga ko byamunaniye, ariko azavuga ko akijijwe. Iyo bagize intege bajya babimbwira. Ntabwo ari ubwibone. So nukuvuga ngo icyambere werera umutware wawe udakijijwe cyangwa umufasha wawe imbuto. 1, akamenya yuko atari idini ujyamo, akamenya ko ari ibintu biri muri wowe wizera, biri real. Muri abantu bazi kumenya ibintu biri real, yewe nizera Imana, it's real mu mutima wanjye. So wabyemera uwo tubana, uwo twabana uwo ari we wese yabona ko ibimubwira ari ukuri. Abo hanze bo they can judge me uko bashatse. So rero iyo umwereye imbuto arabibona, akemera ko ibyo ari byo byose byaba n'ibinyoma bitaba nabyo, ariko uyu muntu arabyemera pe. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ukamusengera seriously, ukamusengera ukabwira Imana, ukayereka amasezerano, ukavuga ngo uyu mugore wanjye, uyu mugabo wanjye ndashaka ko amenya Imana. Kuko bimwe mu nshingano Imana yaduhaye ni ukugira ngo umutware wawe cyangwa umufasha wawe muzajyane mu bwami bwo mu ijuru. Imana rero igicaho ngaho, wenda ibindi nabyo wakora kumubwiriza, ariko buhoro, gently, buhoro cyane, ukamubwiriza kubera ibikorwa. Mbese yakureba uko wifata n'ibyo ukora utamubwiriza, bikamutera ikibazo, akumva afite amatsiko yo kugira ngo azamenye really uriwe n'impamvu ibyo bintu usa n'uwabimize. Kenshi ibyo bijya bifasha ko ashobora gukizwa, ariko bishobora no kutamufasha. Njya mbwira abantu, ntabwo nshobora gukonvenka umuntu ngo tugende tujye impaka mubwire ngo akizwe, mwereke ko Imana iriho, nawe ashaka kwereka ko itariho kandi nta argument wazishaka nawe yashaka ize. Ntabwo ushobora kubwira umuntu ngo umubwirize kuko wakoresheje ubwenge hanyuma abe convaincu none hakizwe. Oya, harimo ikiganza cy'Imana. Wakijijwe waramaze gushaka. Oya,
je nakijijwe mbere, umudamu wanjye yakijijwe imyaka nyuma yanjye 2. Tubana yego. Je nakijijwe mbere ye, hanyuma we akizwa nyuma y'imyaka 2 dushakana. Nivuga ngo umugabo uri hano ukijijwe ufite umugore utarakizwa agiye kwizera yuko nawe ariko sinavuga ngo ndi umuhanga nije wabikoze, oya, ni Imana. The hand of God has to be there, ni kiganza cy'Imana. Ariko navuze tips, navuze ibyatuma umufasha wawe cyangwa umutware wawe akizwa. Ibyo byose navuze byo kumwerera imbuto, kumubwiriza no kumusengera bishobora kubaho ntibikunde. Je ndumva uwo bitakundira ntabwo yakumva ari guilty ngo avuge ngo jewe buri handi umunyamakosa sinabikoze ko bikwiye. Oya, igihe cy'Imana nikigera Imana izabikora. Jewe nagiriwe umugisha we yabibwirira story y'ukuntu byamugendeye. Yakijijwe nyuma y'imyaka 2. Abantu bo hanze nibo bajyaga bamubwira nabi, araza kubibwirira ngo ariko wabaye umugabo wo gukunda kuko gukizwa basi wanamubeshye ukajya unamuherekeza akajya ku rusengero. So ubwo ibyabibibwira genza ubuhamya bwanyu ko buranyubakaga numva gashaka n'undi murakoze uri hirya afashwe. Reka twakire mama pastor ya n'ubuhamya bufatika kuko naje gukizwa nyine yanyereye imbuto mu bintu nshimira Imana byamfashije mu rugo. Navuga byatumye nubaka kuko najyaga ntinya kuzasenya ndi na muto, nkavuga ngo uzandinde kugira umugabo tukagira aho bigapfa tugatandukana. Akijijwe numvise binesheje ko nari nzi ko barukore batajya batandukana. Birababaje. Imana ishimwe, birababaje ko muri kino gihe sigaye numva barokore batandukanye, ariko kera nta murokore watandukanaga kandi nta murokore wakabaye atandukana. Mbese wishakiraga ahantu hari umuntu ufite security uvuga ati uyu ntituzata. Umunsi yambwiye ngo arakijijwe kuko twakundanye tudakijijwe, ku buryo no gukizwa we yakijijwe, yabwirijwe ubutumwa tugiye gukora ubukwe, twasuye n'ama invitation, ariko tubana akijijwe, dutangirana ubuzima we akijijwe gihe ntakijijwe. Icyo rero nshaka kuvuga ku bafite abatwari batarakizwa kimwe n'abafite abadamu batarakizwa, agakiza ni kamwe no kudakizwa ni bimwe, yaba ku mugore yaba ku mugabo. Umuntu udafite Yesu ni umupagani rwose. Hari ikintu adafite kimutwikira gituma yitwara nk'umuntu. Nubwo bavuga ngo hariho abantu b'inyangamugayo, ariko kuba inyangamugayo nyayo ni ukuba ufite Kristo. Ndabihamya kuko umuntu ntiyakwishobora, ariko Yesu araza akagushobora. Nge rero nk'uko abivuze twabanye akijijwe, ntabwo nzi ubuzima bw'umugabo udakijijwe. Sinzi umugabo ujya mu kabare cyangwa umusinzi. Tumenyana yaratangiye ubwo ngubwo dukundana, yaratangiye kunyigisha kunywaho, wenda tuba twarababasizi girwa amahirwe cyangwa warayagira kuko yakijijwe. Ubwo buzima ntitwabubamwo kuko nari ntangiye gusogongera, ntago ntibyakomeje, byahagarariye aho ngaho. Yesu yaramugendereye bihagararira aho ngaho. Hanyuma navuga ngo ikintu cyankozeho ni imbuto kuruta kumbwira. Kandi muri iyo myaka 2 twamaze, abandi bajyaga bambwira, twabaga i Bujumbura, abakuzine banjye n'inshuti barambwiraga shaki wakijijwe, urareba kweli unaona si Jona nakupenda we, ntabwo ameze nk'abandi barokore, kubera iki wowe basi uzigirisha. Hanyuma muri kamere yanjye ntabwo habamo kwigirisha cyangwa kubeshya. Ndavuga no, ntabwo nabikora, kubera ko babonaga muri ako gakiza yampaye agaciro. Muri ako gakiza yampaga umwanya, yavaga ku kazi akaza mu rugo. Yagera mu rugo dufite umubebe w'imfura yacu mutoya akamuterura, nta nubwo twari dufite imodoka icyo gihe, ariko tugatemberana. Abantu muri quartier bakaba bazi umupapa uterura umwana n'umudamu we
bakiri bato batembera mu muhanda bitazwi mu bagabo b'abanyarwanda babazi ko umugore aba ari mu rugo n'abana be tugasohoka kenshi gashoboka by'ukuri twarabikoze nyine ibyo bigatangaza abantu hari n'abashoboraga kumubwira ati ariko hari umuntu ngo wigeze kumubwira aza kumbwira ngo ariko wowe uri umugabo umeze ute uzi ugaterura umwana ukagira iki ariko hari Kristo wari muri we watumaga usibye no gukunda umugore we n'umwana we ariko watumaga atajya muri ibyo bitaburamo by'imburamumaro akaba mu rugo rwe akaba hafi y'umudamu we n'umwana we hanyuma muri ibyo byose izo ni imbuto rero wera utavuga ngo nakijijwe ngiye kwibera mu bindi ngo wibagirwe urugo rwawe hari igihe ukizwa ya ngeso wenda wari ufite akamere yo kuba hanze ukayitwarana no mu gakiza ukibagirwa urugo rwawe ukibagirwa ko hari umufasha wasize inyuma ukibagirwa ko nyine n'umutwaro wawe ukamwibagirwa ibyo ni ibintu ugomba kumenya ubwa mbere itorero rya mbere ni ryawe kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo nidukizwa tuzakizwa n'imiryango yacu rero iyo miryango yacu kugira ngo ihure nako gakiza nuko hari ahantu izabona Kristo uri muri wowe rero nabonye Kristo ari muri we mu myaka 2 by'ukuri navuga ngo sinatindijwe nuko atanyereye imbuto oya ahubwo ngira ngo yaranyoroheye cyane ntabwo wamugeragezaga mbega namugerageje cyane kuko ubwa mbere urumva ibintu by'abarokore narabyangaga nta reka mbwira abantu bubu agakiza k'icyo gihe iyo umuntu yabagakijijwe abagakijijwe by'ukuri ntabwo byari ibintu bigezweho ubu ngubu umuntu wese abavuga ngo sengera aha rwose nk'ubu apotre abantu bagenda bitra apotre ngiye sengera kwa Minyoni niko bavuga apotre niwe mushumba wanjye kandi ibyo ruhavuga atari nabyo wenda za mu rusengero inyuma kigira mu bindi akitira ibintu bitari ku ijambo ry'Imana ribivuga ariko icyo gihe no kuvuga ngo umuntu abagakishijwe by'ukuri yatandukanaga n'ibindi ukanamubona mbese ijambo ry'Imana riratubwira ngo turi ibyete bisomeko turi abantu inzandiko zisomwa n'abantu bose mu kinyarwanda turi abantu basomerwa n'abantu bose iyo ukijijwe ni ibintu bikwiye kugaragarira umuntu ari we wese hanyuma ufite umuntu udakijijwe n'abana aba bana bakuze reka twebwe tuvuge ko dufite abana bakuze nta bato tugifite abo bana ntabwo bajya bavuga ngo papa arakijijwe batabonye urwo rukundo batabonye papa yicaye muri salo ngo baganire mbese hari ibintu bakwiye kubona bakavuga ngo yaduhaye umwanya papa ahora hanze mama ahora muri korari ahora yagiye ntitujya tumubona byibura ngo twicare ube inshuti ye ukwiye kumuha umwanya akabibona akamenya ngo agakiza buriya hari ubudasa noneho ikindi rero gikomeye wowe wakijijwe uhagarara ute iyo hari ibibazo kuko ntabwo uti bitabafu nk'umuntu udakijijwe noneho muri couple umwe arakijijwe undi ntakijijwe habaye ikibazo mu rugo ukitwara gute ni wowe ugomba gutwikira icyo kibazo ni wowe ugomba kumwihanganisha ni wowe ntabwo umera nkaho uvuga ngo noneho biracitse navuga ngo rero mu gakiza nabonye muri we hari igihe navugaga ngo namureba nkasanga bajya bavuga ngo bagabo ngo bararaba nibateka umutwe batekereza iyo ibibazo byaje noneho haba hari nk'ikibazo wenda cy'ubuzima ibyo dukeneye mu rugo nareba we agasenga yamara gusenga akaryama agasinzira ngewe nkareba ukuntu wadashobora gutekereza icyo kintu yagifashe nk'ikintu cyoroshye ariko nzakumenya iyo yabibwiye umwami Yesu nta kindi ukirwana nacyo hari uza akakuruhurira biri mu bintu byafashije mu byo namugoye rero mbere ntangaga nko kujya gusenga yaransabaga ngo tujyane gusenga nkabyanga biratangaje nta n'impamvu rwose hari ubwo yigeze kumbwira ngo ari ujye kubatezwa ndanga ariko ngeze aho nza kujyayo njyayo nabwo nubwo nabonye yagiye ababaye njyayo ariko ubundi nari nabyanze yarambwiraga ngo tujye gusenga nyitoratoza ubundi ntabimbwire akajya
akajya gusengera muri salo, akava muri chambre agasengera muri salo kuko abona ko ntabikunze, aransengera nta nubwo nabyumvaga, yaransengeye aransengera, Imana irangenderera ku buryo umunsi nakijijwe nawe ubwe yaravuze ngo umugore wanjye arakijijwe. Yarambonye mpagurutse njya mu rusengero imbere kwihana, ariko byari byaramaze kunkora ku mutima. Rero yihanganiye ibyo na imbuto, yera imbuto, twera imbuto. Imbuto nizibasha guhindura abantu kuruta amagambo tuvuga. Imana ibamugisha. Nyankunda kubwira abantu ngo kwera imbuto, afete kwera imbuto ni igikorwa gikomeza. Hari ukuntu iyo uteye ugatera imbuto ntabwo ihita ishibuka uwo munsi. Hari ukuntu rero umuntu yerera imbuto umugore we cyangwa se akerera imbuto umugabo we cyangwa se abana, akavuga ati kuki atahindutse, namumereye imbuto nakoze ibintu byose ariko ntabwo yahindutse. Ariko wategereje ya mbuto wateye ikazagira igihe cyo gushibuka, kandi igihe utegereje kwishibuka urakomeza ukayuhira bigomba igihe. Niyo mpamvu Bibiliya avuga ngo uhereye kera ngo kubiba no gusarura bizahoraho. Donc habaho time yo gutegereza. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ndabibye ejo mu gitondo ndasaruye. Nicyo kintu ikindi nshaka kongeraho, hari ikintu nari nize ku mumama, abantu twari duturanye, ari umumama ukijijwe ufite umutware we ntabwo yari akijijwe, ariko nakundaga amagambo yakundaga kuvuga. Yajya avuga ngo ntabwo, akavuga umutware we akamwitira izina ry'umwana wabo, ati buriya atari hafi y'ubwami. Yari umurundi kazi, bikanezereza cyane, ari hafi y'ubwami. Imana ishimwe cyane. Hari igihe rero wibaza ngo ugasanga ahubwo urafasha Satani mu kurwanya icyo Imana ishaka kuzakora muri mugenzi wawe, kubera yuko iyo akwegereye wowe uriwe hari izindi mbaraga, urundi muntu hari kiba kiro kigenda gikoreka. Dukwiye kwisobanukirwa ukamenya ngo ngewe hari imbuto y'Imana muri ngewe kandi ifite ikintu iri gukora. Ntabwo rero ari ibintu bigenda ngo bikorwa ku kanya, ahubwo isaha y'Imana, kwihangana. Aparavuga ngo umwaka umwe, 2, 3, 4, 5, amaherezo azagarukira Kristo. By'ukuri ntabwo yagenda atagarukire Kristo. Hari n'ikindi wenda asubire no ku bana bacu, nkuko yabivuze, turahezagirwa ndabyumva na nk'abana abana. Hari ikintu nzi, abana twabasengera ari bato n'abasengeye bari mu nda, hari umwuka w'Imana we warimo, nubwo yateshuka nzi ko adashobora guherayo. Niyo hagize ikintu kiba ndamubwira agera ahantu akagaruka, bimugoye nkavuga ngo rega hari ahantu uri, icyo nzi nuko Imana igushaka. Rero ntuzagira ngo umwana wanjye ntiyageze cyangwa yatsinzwe mu ishuri. Nuko icyo dukeneye cyane si ugutsinda mu ishuri, dukeneye yuko aba umwana w'Imana by'ukuri, kuko niryo ntangiriro ry'ubwenge. Dukeneye iyo nyigisho kandi ubutaha, kuko hari ukuntu umwana atsindwa ukagira ngo bamuciriyeho iteka, kandi wenda hari aho wenda muri kwa gutsindwa atari ubuswa, hari n'icyo Imana ishaka kumwigisha muri kwa gutsindwa. Imana iriho iramushaka. Rero aho ngaho hahagarare neza nk'umubyeyi, uvuge ngo umwana, reka nongere nanabivuge ko hari igihe umubyeyi habaho kurakara kubera abana. Turavuga ibintu biriho tubana nabyo, wenda waba utabifite wowe uri umuryango, ababyeyi bakijijwe, abana baba baraguhiriye bose, ariko hari abana basohoka muri kino gihe tutigeze tubona twebwe. Ukabona umwana nimugoroba barashaka kujya mu bitaramo, cyangwa yaje yanyoye, ugatangira ukibaza ibintu byacitse, uburakari n'iki. Senga Imana, mubwire Kristo, ntabwo wamuca n'uwawe, ariko hari n'imbuto iri muri we. Umenya ngo uriya mwana wanjye uwe ni mwiza, ni muzima, ahubwo ntibyamwanduje. Rero ibyo byamwanduje nibyo mukuraho. Ibyo rero ubikura ku mugabo wawe, ubikura ku mudamu wawe, ukavuga ngo uriya ntabwo ari we, ni ikimuriho cyamwanduje, nicyo ngomba gucyaha. Imana ishimwe cyane, Imana ibaho umugisha. Muvuze hari ikintu ndumva mwavuzeho cy'ubusabane, time pastor yaguhaga, uburyo yakwegeraga, ukuntu byakugaruye.
mpita numvamo ikintu cya quality time kuko turi mu isi iri busy, turi mu isi isa nkaho wagira ngo ibintu byose biriruka n'igihe noneho tuba turi kumwe umuntu wese ari kuri social media mbega ugasanga abantu bari kumwe ariko batari kumwe. Nibuka umumama wigeze kugira visitation kera ngo yajyaga ajya ku rusengero ngo agatwara imifuka y'umuceri ku rusengero n'amasabuni n'ibintu bitandukanye. Si bibi, social ni nziza no gushigikira umurimo w'Imana. Hanyuma ngo ntabwo mu buzima bwe yaragize umwanya wo kujya mu materaniro, ariko ngo akumva yuko agomba kujya ashigikira amateraniro n'ibintu bye, ngo akajya aza amateraniro arangiye akabidepoza hariya akavuga ngo Mana wambonye. We yumvaga yarakoreye Imana mu buryo budasanzwe. Hanyuma ngo rimwe yaza kurwara indwara ituma bamubaga, ni ubuhamya yanyihereye, ituma bamubaga. Hanyuma atabaza Imana, ajya muri Yeremiya 33:3 abwira Imana ngo Mana ngwino nsure, nkwibukije imirimo, nkwibukije ibintu byose. Imana iramubwira ngo erega ngo uburyo bwo wansuyemo niko nagusuyemo, ya mifuka wampaye nanjye nayikohereje iwawe, nayikohereje. Ariko ntabwo wigeze usabana nanjye, ntabwo wigeze uza mu iteraniro ryera, ntiwigeze usabana nanjye. Nsanga isano dufitanye n'ababyeyi ni ryiza, ariko ubusabane tugirana n'ababyeyi cyangwa se tugirana n'abana cyangwa se n'abashakanye bufite imbaraga kurusha isano. Nubwo isano ari ngombwa, isano nta cyarikuraho, umubyeyi n'umubyeyi wawe, umwana n'umwana wawe, ariko bwa busabane bufite icyo bukonta. Imana ibaho umugisha cyane cyane mama. Nagira ngo turangize, tugeze mu mwanya wo kurangiza. Claudine, hari ikintu wumva wa sharinga? Akoze cyane Apostle. Icyo numva na sharinga, hari bagumye babigarukaho kenshi bavuga ngo fellowship y'ababyeyi n'abana according uko bagenda bakura. Ndumva nshaka kuvuga ko fellowship is also made both ways. Iri kuri kote zombi, iri kuri kote y'abana ikaba no kuri kote y'ababyeyi, kugira ngo fellowship koko yitwe fellowship. Ushobora kuba wumva ko wenda uri kugirana ubusabane n'umwana wawe kandi ari kuri parti yawe, utamuhereza we ko agirana ubusabane nawe. So icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki, ushobora kuganiriza umwana wawe uko mbyumva cyangwa se nuko ngenda mbibona. Dufite inshuti zitandukanye, abantu twigana bagenda batubwira events zitandukanye zibaho mu buzima bwabo, ukabona arakubwira ibintu wenda umubyeyi wamubwira ibi cyangwa se, ariko we ntago amuha time yo kumubwira ngo nawe yumve ikimuvamo, ya fellowship koko ibe fellowship. Rero bigatuma birangira hahandi Apostle yatangiye avuga ati bikarangira agiye gushaka ahandi hantu avugira, abwira undi muntu abwira. So uwo muntu ari bubwire arabezinga ku byo yumva afite deja, amubwira ibindi bintu wenda utazi nimba ari byiza cyangwa ari bibi, kuko ibintu umuntu afite muri we ni nabyo uheraho wubakiraho umwigisha ibindi bintu byiza. Rero navuga ko iri ku mpande zombi, kandi igendana na passion abana bafite n'ibyo bifuza kuba byo, n'ibyo bakunda. Rero uko ugenda nawe umwumva niko ugenda ushobora kugira ngo nawe ubashe kumushyigikira. Kandi nanone rwa ruhande rwo kumva ko dreams umubyeyi yigeze kugira, ajya kubyara abana akavuga ngo ndifuza kuzabyara umwana umeze gutya, ndifuza kuzabyara umwana usutya, bikaba ko izo dreams zawe usa nkaho uzihagaritse gatoya, ahubwo ukumva passion yiwe ukagendana nawe. Rero ukamubera complex, ukamubera umwanya umuntu ageraho akumva ko atuje, umutuzo wiwe urangirira ku mubyeyi wiwe, aho yumva ibintu bikomeye cyangwa bimucanze akavuga ati je sais bien que ningera kuri mama, ningera kuri papa ndamubwira anyumve kuko niwe complex, kandi ukamufasha kuba yakumva atuje, bigufasha kuko adatatira cyane. Nicyo numva navuga kuri ku mpande zombi. Merci beaucoup. Ndishimye cyane. Icyo ushaka kubwira mama? Okay. Twagize amahirwe nimwe muhari nk'umwana n'umubyeyi. Ndamushimira cyane ko aba umubyeyi mwiza umunsi ku wundi. Ndamushimira cyane ko she's a mom ugerageza guhuza isi y'uyu munsi akanayihuza n'ibitekerezo afite we wenda ishobora kuba
bitari bihari. Okay, ndavuga isi yarerewemo n'isi y'uyu munsi iri kwafekta aho twigira ibyo abantu batubwira, akabihuza akagerageza kukwereka uburyo ushobora kuba calm. Mama ni umuntu uza akantangira ngiye ku kazi mu gitondo saa moya, akamfata mu maso kandi wenda nisize nka makeup cyangwa se ngo be calm, akangira gutya ngo bakamu mu maso, nkibaza se iyo calmness abavuga ni calmness imeze gute? Ariko mu by'ukuri abashatse kuvuga tuza ufesinga icyo ugomba gufesinga, boss wawe uri buhure nawe umuvugisha uko ugomba kumuvugisha, akansubiramo inshuro nyinshi, jya uvugisha umuntu umureba mu maso, umwumve, usubize ikintu wabanje kumva. Rero bigatuma mba shaped cyangwa se mba kuba uwo ndiwe, simbe driven n'ibindi bintu cyangwa se na pressure iri iruhande rwanjye. Rero ndamushimira ko abasha kumva no kubasha byonyine gusobanukirwa ko nyine izo mbaraga. Hariho wenda n'umubyeyi ushobora kutabibona, akabona ku kazi wakabonye akagira ngo uracyabishoboye, akongera buri munsi cyumweru akagaruka ngo nese nta muntu wakubwiye nabi, kugira ngo yumve event yambayeho na yitwayemo gute, byagenze gute. Rero I thank her very much for being by our side, twese mu buryo butandukanye, kuko twese tugenda duhura n'ibintu bitandukanye, and I thank her ko akomeje kutwigisha kuba mu nzu y'Imana umunsi ku wundi, kuko biturinda kudashirika ubwoba. Personally bindinda kudashirika ubwoba. Hari ibintu byinshi cyane, iyo ikintu nyine utaragikora ntuba utaragikora, ariko ikintu iyo ugikoze bwa mbere you get gushira amanga ko wumva wakomeza. Niyo mpamvu umuntu nk'inzoga ashobora wenda kunywa agacupa kamwe, akanywa aka kabiri, aka gatatu, aka kane agasinda, nuko aba yatinyutse. So I think ko kutwigisha kumenya Imana no gukunda Imana bitubikamo ubwoba bwo gutinya ikibi, kandi bikaba bitufashije kugeza uyu munsi. So ndagushimira cyane ko umubyeyi mwiza, ndagushimira cyane gukomeza kudushyigikira mu ndoto zacu, kandi I know for sure ko ibyiza biri imbere. Wow. Oh, that's good. How do you feel? I'm feeling well. Amen. Nanjye ndumva mbere yuko dusoza, mama yamvugiye ibintu byiza cyane. Yavuze ati hari imbuto, umuntu ufite imbuto nziza yabibye mu muntu we, yaba umwana we, yaba umutware we, yaba umugore we, yaba inshuti. Iyo wabibye, iyo winvesting ibyiza, ntabwo ibibariho ibibazaho bigira imbaraga ziruta icyo wabashyizemo. Oya, ngira ngo mbwire abana cyangwa ababyeyi, abantu badukurikiranye, yuko hari ijambo ryiza Yesu yabwiye Petero, aramubwira ati Satani yabasabye ngo abagosore, atari ko we Petero warasengewe. Hari itandukaniro rikomeye cyane cyane ryo kuba umuntu abayeho yarasengewe, agisengerwa, kuruta umuntu waba ariho gusa wenda atarasengewe cyangwa adasengerwa. Hari ibintu wenda nihuse twigeze kuvuga, hari ibintu abana bacamo bitandukanye, cyane cyane abana b'abakozi b'Imana. Buriya hari ukuntu bagowe, hari perfection isi ibatekerezaho, mbese badafite cyangwa badakwiye no kugira n'abana nk'abandi. Abana b'abakozi b'Imana, abana bacu, abana baba mu ihema, abana b'ababyeyi baba mu ihema, n'abana nk'abandi. Gusa bajya bahura n'ibintu n'ikigeragezo, niko nabyita, cyo kuba abantu baba expectingaho, mbega babatekerezaho perfection idasanzwe, bigatuma akoze ikosa risanzwe nk'iry'abandi bana bose bakora, biba mbega nk'ikintu kimeze nkaho gikomeye cyane, baka-exaggeratinga, bakabona ko umwana yakoze ibintu bibi bikomeye cyane. Ngira ngo mbwire mpumurize, njya nganira n'abana b'abakozi b'Imana, abana bacu tujya tuganira bakatubwiza ukuri, batazi ko bavuga bati wenda umwana wa kanaka, umwana wa pasteur runaka, umwana wa bishop. Twebwe mu miryango yacu dukorera Imana, dukunda mu nzu y'Imana, usanga niyo tutaraba abapasiteri batubona nk'abapasiteri. Umwana wa mama Jane bakumva ngo afite ukuntu akwiye kuba afite. Ndagira ngo mbabwire ngo abana bacu barasengewe. Amen. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira, ndagira ngo mbwire n'ababyeyi, nubwo tugerageza kwigisha abana bacu, tujye tubigisha ariko twibuka ko n'Imana ibigisha, kandi ni isezerano ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abana bacu bazigishwa n'Uwiteka.
muri uko kubigisha rero n'igihe no mu gutsindwa atsindwa akigiramo, akubagana nk'abandi bana bose ko yakubaganye akigiramo. Nsoza rero ndasoza ngira ngo mbwire musubizemo imbaraga abantu badukurikiranye, ababyeyi barereye mu ihema, abataraza bo nibihute. Ijambo ry'Imana riratubwira, byavuzwe n'umwami Dawudi, aravuga ati ntabwo umukiranutsi ajya arekwa. Umuntu uri mu ihema umwana we ntazarekwa, ntiyarekwa, ntibibaho, ibyo ntibizigera bibaho. Kandi utari mu ihema, kubera iki? Kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umukiranutsi ntazigera arekwa, n'urubyaro rwe ntiruzarekwa. Abana bacu barasengewe, n'urubyaro rwe ntiruzasabiriza. Bivuga ngo kudasabiriza, ntabwo bazasabiriza affection ngo bajye kwishakaho itari. Oya rwose. Ntabwo bazasabiriza urukundo bajye kurukura ruze rufite ikindi kintu kihishemo, kuko bahazwa n'ibyiza byo mu nzu y'Imana. Ni ukuri pe. Urakoze cyane. Murakoze cyane Apostle. Ya turarangije, turashaka gufata uyu mwanya tubashimire. Ni ukuri tubashimire cyane. Bibiliya avuga ngo iyo ugendanye n'umunyabwenge ngo ubu umunyabwenge. Ubu natwe twihometse kuri mwe kugira ngo ubu bwenge dukomeze kugendana nabwo, ariko turashimira Kristo Yesu cyane cyane ko niwe bwenge muri twebwe. Amen. Yajijura abaswa, afasha abananiwe, abatazi uko babigenza, abatazi aho bihera naho birangirira, ajya bafasha. Hariya muri Malachi 4, mu gifaransa ni Malachi cyangwa se mu cyongereza ni Malachi 4:6, ariko mu kinyarwanda ni Malaki. Ariko muri izo ndimi zindi ni 4:6. Haravuga ngo nzagarura imitima y'ababyeyi. Hariho version ivuga ngo nzagarura imitima y'abasi. Ahandi hakavuga ngo parents, ababyeyi muri rusange. Ahandi hakavuga ngo fathers, ngo nzagarura imitima y'ababyeyi ku bana babo. Ngo ndagiza mitengarura imitima y'abana nayo ngo nyizane ku babyeyi. Pastor, uzi yuko havuga ngo n'ababyeyi bazabanza kugaruka. Ntabwo havuga ngo abana bazabanze bagaruke. Nitwe tugomba kubanza kugarukira abana, cyane cyane ko Imana yatwizeye ikaduha kuba twita, ikaduha kubabyara. Hari ikintu cyo gukura no kugira maturité, nitwe tugomba kubanza kugaruka. Ngo imitima y'ababyeyi nzayigarura. Hari umwana wawe ureba ukavuga uti Imana uyu namukuyeho umutima waragiye, nubwo utabivuga ariko ugasanga mu bitekerezo byawe ahantu runaka uravuga uti uyu nakuyeho. Wa undi rero waretse, Imana iri kukubwira ngo garuka, nzagarura imitima y'ababyeyi ku bana, ngo automatiquement n'imitima y'abana izahita igaruka ku babyeyi. Ariko ngo nzabahagurukiriza umuhanuzi witwa Eliya. Rero ndashimira Imana haraho iki kiganiro, aba ni abahanuzi Imana yashize hano kugira ngo Imana idushoboze twese ko turi aha ngaha, abari kure n'abari hafi, kugira ngo imitima yacu nk'ababyeyi igaruke ku bana. Ukaba uri papa, saba Imana kugira ngo igusubize autorité yawe. Ukaba uri mama, saba Imana kugira ngo igusubize muri wa mwanya wawe, idushoboze dusanirwe mu ihema, maze imitima yacu igaruke ku bana. Igaruke, ntabwo bivuga ngo ni igaruka yabizahita igaruka automatiquement, no, bishobora gufata igihe, ariko dukomeze tugaruke. Imana ibaho umugisha. We love you so much. Turashimira abakozi b'Imana bose, bene data twabanye muri kino kiganiro, turabapepeye mu izina rya Yesu. Thank you so much. Murakoze.